ndaruye umwana wanjye ubona bambaga nabi banyibagirirwamo amapamba ndabyimbagara bakambaga buri munsi bansubiramo bandoda nkashwanyuka bandoda nkakorora nkashwanyuka ubwo navuye muri koma banyereka ko nabyaye ariko nkabyara umwana ufite ibitsina bibiri yarakibifite baragiye baramubaga inkuru mbi y'akababaro barangije barambwira ngo baramubaza ariko basanze n'icyo umukobwa kitujuje ubuziranenge cye gifunze hose biba ngombwa ko nongera gusinya baragisatura bagisatuye no basanga nta byangombwa gifite yagendanaga ya sonde nini kuko bayimukuriyemo mu myaka 6 nibwo babonye ko iherezo rye ntaho kwihagarikira agira uko babibonaga ngo bazapima imisemburo barebe ko ari y'umukobwa bakambwira ngo amabere nyakande nyamene nkayamena ariko nshimye Imana ko yazanye amabere nk'ababyeyi mwe narababaye iyo ndi kuvuga ibyanjye mba numva nakwiterura nkikubita hasi nkarangira. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Imana niyo murinzi wawe wo kwizerwa, niyo gicucu cy'iburyo bwawe gihoraho, ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuzagutinya, ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro. Ku bantu bose badukurikira turi mu karere ka Kicukiro, turi mu murenge wa Masaka, n'urugendo twafashe mu buryo bugoye cyane, ni nyuma yo kumenya amakuru y'umubyeyi mubona kuri kamera zacu. Uyu ni umwe mu babyeyi navuga ngo imyaka ye hafi ya yose yayimaze mu marira n'agahinda kadashira, byagiye bimugiraho ingaruka zikomeye cyane. Nyuma y'ibi byose rero yaje kugira amahirwe aribarwa nk'abandi babyeyi, gusa umwana aza kuvukana ikibazo cy'ibitsina bibiri. Turaza kugenda tubigarukaho cyane kugera ubwo uyu munsi yaje kumenya ko hari amakuru y'ahantu bashobora kuba bamuvuza, dore ko CHIK bagerageje ariko ubushobozi n'imbaraga bikaza kurangira, bavuze ko hari ibindi bitaro byisumbuyeho ku bushobozi bafite byabasha kumuvura. Nyuma yo kumenya amakuru ye rero twahisemo kumusura. Ntabwo biba byoroshye kuganira nawe mwuka byaramwe, muraza kwihangana mukurikire kuko namarira n'agahinda. Kuva ikiganiro gitangiye kuza kugira kirangiye biraza kuba bigoye cyane, ariko uze kumuba hafi kuko akeneye abantu bamukomeza, akeneye abantu bamuba hafi, ariko ikiruta byose aravuga ati umwana wanjye namara kubona ubuvuzi nanjye nzahita nkira. Ama uraho neza? Uraho neza. Umeze gute makuru? Ndaho nabi, meze nabi. Humura biraza kumera neza sibyo? Nukuri. Amazina witwa nde? Nitwa Musabyimana Claudine. Claudine. Yego twagusuye rero hano twasanze bagucumbikiye. Imana iwe mugisha umubyeyi wagucumbikiye, dore ndabona iyo bitewe n'ibibazo ufite bitaza no kugira ahantu ho gucumbika. Ngo bimeze nabi. Ntabwo mba nyiriho yampatiye runini. Nubwo bwose mumbona ibibazo byose aramumuriza, ariko kwihangana kwanjye bikanga. Ari igihe ndira nawe akarira, ari igihe ndeba akarira ntavuze nawe atavuze bitewe n'ibibazo mfite. Yego twagusuye rero, hari abantu badukurikiye bari tayari kukumva, bariteguye kukwakira kugira ngo baze kumva ibikomere byawe bako barushe gukomora mu buryo butandukanye, ariko ndashaka ko uza kubaganiza. Ndabizi niba byoroshye kuvuga, amarira bari menshi, ariko ukomere cyane sibyo Claudine? Claudine ufite imyaka ingahe? Mfite 37. Wavukiye hehe? Navukiye mu murenge wa Miyove, akagari ka Mukaka, akarere ka Gicumbi. Akarere ka Gicumbi.
wamenye ubwenge usanga bimeze bite Claudine ku bana ko kuva mu bwana bwawe wahuye n'ubuzima bukomeye? Njyewe navutse nk'abandi bana byarwa n'abapapa n'abamama, mfite mama na papa n'ubu bariho. Ntabwo mama yigeze ntahana cyangwa papa ngo ambyare mu gasozi, ariko mu by'ukuri naba no kuba barambyaye hanze byibuze nkabimenya. Nagize mama mubi, ambera mubi, imiryango yangira bizi ntako itagize. Yakubereye mubi gute? Yakoze iki? Ni ukuvuga ngo ubu rero umwana akenera ntabwo nabonye. Ni njye wabaye ifura mbaho mvunika, ariko mu kuvunika mama ntabwo yigeze anshima. Yacuzaga akabari, uko atashye akankubita, kandi nakoze nkakora nkavunika ariko sinshimwe, ubwo nkahembwa inkoni. Barumuna banjye bose ninjye wabareraga, sinigeze niga. Ubu ntabwo nzi gusoma, urumva ko ntigeze mpabwa uburere n'ababyeyi. Ari nabyo byatumye nshaka ndi muto 16. Nari narashatse kubera imibereho, nashatse banyirukanye, nshaka umugabo nsanze ku nzira ari umusore ariko yaranzi. Mwari muri Gicumbi n'ubu? Antwara nk'umuntu ugiye kuncumbikira. Kuri 16 ubwo bakwirukanye byagenze gute se? Ni ukuvuga ngo nari nsigaye mbabona nkahunga, nari nsigaye mbabona baba bace nkariya nkahubukira hariya, ko nabaga nzi yuko amenyo, inzara, kunshiraho imyenda kandi ifite amabere, uncumbikiye akaba umwanzi. Ubwo yari imiryango, bajya bambwira ngo nihangane ariko byarananiye. Biragoye ariko wihangane, hari abantu baguteza amatwi baraza kugufasha, turagenda tuganira neza sibyo? Ukuri nibamfashe kubera ko ngiye kuvuga, nyamara ngiye kuvuga ndemerewe, sinkibona ko ndi n'umuntu. Hari igihe mbwira Imana niba yarananyibagiwe nkabiyoberwa, mpora ndira mu bana, indya amarira atakara mu byo ndiye, sinjya nseka, ntabwo njya nseka. Birumvikana. Ubwo ku myaka 16 mama niwe wakwirukanye, ese papa yabikoraga iki ko mvenda mama ari wakunda kuguhohotera cyane? Baramfatanyaga kubera ko papa nta jambo afite, nta jambo ajya agira imbere ya mama. N'abarumuna banjye bose nta washatse arengeje iyo myaka 16. Keretse umwe mutoya uhari ngo ufite 18, nawe bavuga ko yaba yaragumiwe rwose. Nuko tumeze ku babyeyi. Ntabwo byoroshye. Barakubwiye ngo genda cyangwa wabonye bikomeye uravuga ati reka nijyane, singiye gupfira muri runo rugo? Nari ngiye gupfa, naravunikaga, tekereza ko nahekaga umwana, nkikorera amasaka ku mutwe biro 25 nkajya gushesha. Ninjye washigishiraga mu rugo ibigage, narindushye yaho, sinize mbese amashuri yanjye n'imirimo nakoze sinahembwe. Ntunaturwe yenda ngo yenda banagufate neza mu bundi buryo, abo ugaturwa inkoni. Nicyo cyambabazaga, kwa kundi nk'ubu mfite abana, ariko abana banjye banumva ntanabakubita, banumva ntabakoza n'urushyi, ndabicaza nkababwira iki n'ikibi nimuzagikore, nkunda abana banjye. Urumva rero ejo ntabwo nk'uwo azavuga ngo mama yaranyangaga, azavuga ko mu bushobozi bwanjye buke nagerageje, ariko mu rugo bari abantu bakomeye, ariko mbayeho nk'imbobo. Nuko rero kuva mu rugo naragiye, waje guhura n'uwo musore, byagenze gute icyo gihe? Uwo musore yansanze ku nzira, ariko yari uwo muri quartier, yari umumotari. Ni wari uryamye? Nari nicaye haruguru yo mu rugo, ansanga mu nzira bwije, arambaza ko wicaha ni wapi. Mama nyirukankanye n'amabuye,
kandi mpora mvunika, nahoranaga ibiboko byarabyimbye cyangwa amaguru kubera inkoni, aho kubisa inkoni hakahita havunika. Ubu sinjya nikorera ku mutwe, barafataga bakajya bakubita ku gikuta. Birangiye rero arambwira ati ndagucumbikira nta kibazo, hatagira ukwangiriza hanze. Nari naraganira n'umusore na rimwe, habe na rimwe, ko nta mwanya nanabiboneraga bitewe n'umwanda nabaga nanafite. Ntabwo nabaga nsa n'abandi bana, nabaga nsa nabi. Kandi umwana ufite iyo myaka aba ageze igihe cyo kwiyitaho, ukabona atangiye kumesa, kwambara utwenda yahinduranya. Oya, ubwo buzima ntabwo nigeze. Arantwara ngira ngo agiye kuncumbikira, turararana umunsi wa mbere. Mu gitondo ndamubwira ndatashye. Nta kintu yakoze, ntacyo. Nawe yari afite 18. Arambwira ati barakwica, reka njye mu kazi ninaza urataha nta kibazo. Birangiye umunsi wa kabiri arambwira ati mba rero nifuje kuba nakugira umugore, ukava mu buretwa ko kwa mama wawe ndi imfubyi, nawe reka ngufate nk'imfubyi twishyire hamwe. Ndabyemera. Birangiye rero ni ibibazo nahuye nabyo. Ubwo ni gutyo wahise wubaka? Nuko nahise nubaka urugo. Mu rugo bamenye ko aho washatse ko wararaga umva bahitaga babanzi bakaza kubatesha? Imiryango yanjye irabizi, n'ubu iyo tuvuganye nkabibabwira barambwira ati ihangane, ntabwo tuyobewe ubuzima bwawe, ihangane twarabubonaga. Hari igihe data wacu twamanukanye tujyayo, kuko papa avukana n'undi umwe ari babiri gusa, abandi barapfuye. Ntabwo yubashye data wacu, yahise atwirukankana n'amabuye turi haruguru y'urugo. Ubwo yaragiye kumubwira ati ibintu ukora sibyo. Turagenda. Hari undi munsi yankubise anshiraho imyenda, ankubita mu kivure cy'ibivuzo, ngenda nambaye ubusa, ngera kwa sogokuru byara papa nambaye ubusa kandi nkuze. Anyambika igikote kirekire, anyenyeza ikirere. Tumanutse tugeze mu rugo, yafashe igiti bawurisha ibishyimbo ajya gukubita sebukwe. Mama ni umuntu mubi, n'abareba iki kiganiro bamuzi bazamubwira agira umutima wa kibyeyi, kuko indangagaciro za muntu ntazo afite. Ndabivuga uku yarambyaye, ariko nageze ubwo nifuza ko arutwa n'uwapfuye nkabimenya. Kandi n'abarumuna banjye baranganyira, bo nuko bahiriwe bagashaka bagabona, undi wapfakaye. Ni njye waje guhura n'ibyo bibazo, ariko si njye njyenyine. Ubwo urumva gushaka ku myaka 16 waje gusama urabyara umwana wa mbere? Yego. Naje kubyara umwana wa mbere. Ubu ngubu baranamwibye, ntago nzi ahantu ari. Umwana mukuru baramwibye? W'umuhungu. Bamwibiye he? Bamutwaye ntwite uwo nguwo. Mbese muri make by'abana babiri? Uyu nguyu ni mfite abana 3. Nukuvuga uwo nubwo ntaza haba ngabi Bugande, namaze gupfakara baramutwara. Abamutwaye urabazi se? Ni bene wabo, ni nyirasenge, ariko sinzi ngo abahe. Aramutwara ko nari nsigaye ntwise uwo mfite inda nyine. Aramutwara. Ubwo napfakaye, uyu mwana afite amezi 8 ngavuka. Uyu mukobwa? Uwo nguwo nkunda, ndamukunda, ariko ndamukunda. Nuko unuvuga ngo umutware wawe yitaye Imana wari umutwite? Afite inda amezi 8. Afite amezi 8. Yari ataranavuka ngo umenye ngo ikibazo kimeze? Reka da, nakimenye ndi njyenyine. Ubwo nanjye urumva reka tugaruke itabaruka ry'umugabo wawe
byagenze gute? Ni impanuka, ni uburwayi? yari umumotari. n'impanuka baramugonze arapfa. yari umumotari. ubwo nari nwisuwo uyu nguyu bamugongeye ngo Kicukiro. yari yazanye umuntu ngo Kicukiro yo ku isoko, ntabwo nge nari mazi. Mwari mwaraje gutura i Kigali? Oya, ni kwa kundi ngo nimba kwa kundi babyitaga ngo ni depanage, kuba wakura umuntu ahantu w'umukanishi aje ahantu bamuhamagaye. Bahamagaje umukanishi aramutwara, aramuzana, amushitsa aho agiye, aravuga ati kambe miga bagenzi, ubwo nusoza ndagusubizayo. ubwo nuko twaherukanye rwose. nuko bamugongera Kicukiro, na moto ndayibura byose. wigize ubikurikirana se muri polisi kugira ngo umenye n'abamugonze nabo n'ibyo byose babikurikiranweho? Ntago byari bukunde kuko amezi 8 nahise nanjye mba nkubaye muri koma kandi ntwite. nahise ko mbyara bambaze, mbyara uyu mwana wanjye ubona bambaze, bambaga nabi, banyibagirirwamo amapamba, nabyariye ibyumba banzana CHK Kigali. Ibyumba no bakubaze bakibagirwamo amapamba. Utashye uzi ko wakize, ugeze mu rugo uraremba? Oya, ntago nigeze ntaha, ko bambaze bateraga ikinya cyica hose. ntago nzi ukuntu nageze CHK, naje kubisobanurirwa nyuma. bambazemo umwana babona afite ikibazo akivuga. nanjye ubwanjye nari nkiri mu kinya. banzanye CHK ikinya niho cyamviriyemo, ariko naho ubuzima burankubita, ndabyimbagara, bakambaga buri munsi bansubiramo, bandoda nkashwanyuka, bandoda nkakorora nkashwanyuka. namaze amezi 6 muri koma. umwana ubwo yari ari mu bana, sinzi ngo yitabwaho nande, yari ari mu duhinja muri pediatri. ubonetse wese akaza akamukamira amashereka, numbaza bamuhaye bebero, ntabwo ubona abamenya. urumva nta muryango wandwaje, nagiye ndwazwa n'ababonetse. Umuryango wari warakwanze kuva na kera? kuva na kera. none amaze gushaka mama aravuga ngo nashatse umucikacumu, naho biba kure kubi, biba umwaku. Ari mama bikubwira se wawe? Mama wanjye abuza barumuna banjye kunsura, kandi narabakundaga, n'ubu ndabakunda. hari uwo tuvugana twihisha, ariko ndamukunda nkurikira bwa gatatu. Arabyanga ngo kuko ngo washatse umucikacumu? ngo nashatse umugabo w'umucikacumu. ni ibintu birebire. guca mu muryango gutyo baranciye, ndihangana cyane ko nababaye ndi n'umwana. mw'ababyeyi mwe narababaye. iyo ndi kuvuga ibyanjye mba numva nakwiterura nkikubita hasi nkarangira. umutima waruzuye. humura. nuko rero kwa muganga se waje kuhava gute? byaje kugenda gute? umenya ibyo byose tubwire, duhiyo nkuru nuko waje kumenya amakuru y'umwana, kuko ndashaka ko uko mu byatumye duhaguruka uyu mwana ari mu byatumye duhaguruka rwose. nanjye nabashimiye kandi nabashimiye. ubwo navuye muri koma, banyereka ko nabyaye, ariko nkabyara umwana ufite ibitsina 2, yari akibifite. navuye muri koma kibifite, ndangije bambwira yuko umwana wanjye ari uko yavutse. kubyakira birambuna, nibaza amaherezo noneho y'ubuzima ngiye kubamo. nari nzi ko ngiye kwiyakira mu bupfakazi, none ngiye kongera guhangayika. ndabyakira, abaganga bambwira ko bizashoboka ko bashobora kumubaga bigakira. igihe cyarageze cy'umwaka, barambwira ati ugomba gusinya uno mwana bakamubaga. hari umuganga we twamuboneye ugomba kumukurikirana,
n'umuganga yani w'umuzungu. Birangiye urumva sinarwanya abaganga kandi nanjye nari nishimiye ko bambwiye ko bagiye kugikemura. Barabwe ko ari ibintu birashoboka n'ubundi baravura uruga bigakira. Ngo birashoboka. Ubwo bamaze rero kunyandikisha ndasinya bamujyana Faisal. Nta nubwo najyanye nabo. Ni imodoka yamujyanye ambirasi n'umuganga ariko namaze gusinya ko bambwiye ko nibamara kumubaga baramugarura bakamukurikiranira sehashika. Baragiye baramubaga. Inkuru mbi y'akababaro barangije barambwira ngo baramubaza ariko basanze n'icy'umukobwa kitujuje ubuziranenge cye gifunze hose. Biba ngombwa ko nongera gusinya baragisatura. Bagisatuye no basanga nta byangombwa gifite. Ibintu nyine ibice bigize umubiri bw'igitsina gore ntabyo. Ubwo urumva n'ubuhinda bungahe ndamurwaza ariko ntabwo nari bubyange. Igihe kiragera yagendanaga ya sonde nini kuko bayimukuriyemo mu myaka 6 nibwo babonye ko iherezo rye ntaho kwihagarikira agira. Okay, nukuvuga ngo mu kubaho kwe urumva yavukanye ibitsina bibiri ariko bakabona icy'umukobwa nicyo gikuru kuko barabireba bakavuga ati enda icy'umuhungu kiriho ariko ni gitoya. Reka tumerekere icy'umukobwa. Icy'umuhungu impamvu bavuze ngo ntacyo nticyujuje ubuziranenge uko umuhungu ateye twatundi nta twariho. Hariho agapipi gusa. Two dusaba tw'intanga nta twariho. Bahitamo kuvuga ati baba ryo bakuraho. Ari cyo bakuraho kuko ngo bari bamupimye. Yego. Birangije rero bagikuyeho basanga icyo biringiraga ko ari cyo kizima nacyo basanga noneho kiramugaye. Ubwo rero bamurwaza gutyo bakajya bambwira ngo ntahe nkazagaruka mu cyumweru nazagamo rimwe bakamuhindurira cyari igisonde kinini. Urumva nubwo ntashye nta mibereho nawe nasize inyuma ngarantunga. Kwa muganga wamaze igihe kingana gute? Umwaka wose. Umwana we mwaratahanye? Umwana naramutahanye. Amafaranga y'ibitaro se yari kwishyurwa gute ko urumva ko yinivirize na za Faisal amafaranga yaramaze kuba ubwatsi? Baransoneye. Ntabwo nzi ukuntu byagenze. Baransoneye ntabwo banyishyuje. Amafaranga bigeze kunyishyuza ni 140 nabwo baramfungiyemo. Ubuzima bwaje kungora nca muri moroge ndatoroka. Ku buryo nta mwenda nagiraga. Naratorokaga nkagaruka. Watorokaga ibitaro? Banyishyuzaga nta mafaranga. Bakamfunga nkabona n'ubundi randevu igiye kongera kunsangamo. Nkajijisha ngatoroka. Kugira ngo byibuze n'ingaruka bazangirira impuhwe. Imyenda ubwo nkayisigamo n'iy'umwana kandi ubwo nta yindi nasize ibyumba. Nafonda ubuzima mu bitaro hari igihe bazaga bakadutwenda nkatega imodoka nkabeshya ngo tike bayinyibye ntayo ari kugira ngo nticarane vuye umwana. Nuko byangendeye. Muri morgue wacaga mugahingukiraye? Nakurikiraga bagiye gufata umurambo. Kubera ko bari banzi abasekirite batahaga basigaga baje kumpereza mu bagiye kurara kugira ngo udacika kugira ntatoroka nkanga nkabatoroka. Nuko byangendekeye. Ubwo biza kurangira bagusoneye wishyuye amafaranga yonyine. Yose bwo yakuye kumva nta buryo runaka bwari buba. Hari umugira neza yo kabyara yogaheka naranamubuze ngo usengera kuri ADPR yigahogo umusore Imuhanga. Niwe waje aranyishyurira amani 20,000 amani nomero yarambwira ati uzamamagare na telefone nagiraga
ubwo ntabwo nzi ukuntu byaje kugenda yari yarambwiye ko azajya anyishyurira ndamubura. Ya nuko rero umwana ageze imyaka 5 nibwo sonde bayimukuye. 6. Ubwo bayimukuye ubwo niyo yakoreshaga yihagarika kiriya kinini kigenda gikururuka. Yego. Nibwo bamushaka. Wasubira gutura ibyumba? Nahise nsubirayo kuko nta handi nari bujye. Yego. Nta samu nari mfite ngo ndajya kugurisha mvuza umwana ntayo. Yego. Umwana bakimara kuyimukuraho bari bakubwiye urumva umubiri wari umaze kugenda usa naho ukura. Unakomera. Byagenze gute kugira ngo afate icyemezo cyo kuyimukuraho sonde? Bafashe umwanzuro kuko yitwaga Irakoze Etienne, yitwaga abahungu. Kandi ninde wamwisese? Muganga niwe wambwiye ngo mwite ngo n'umuhungu. Nuko nuko babibonaga ngo bazapima imisemburo barebe ko ari umukobwa, bakambwira ngo amabere nyakande nyamene nkayamena, ariko nshimye Imana ko yazanye amabere kandi ayishimiye ko narayakandaga kuko babibwiraga. nuko izina niwe waryihinduriye. ubwo abarakuze umusubira kwa muganga kujya kumukuraho? Nahoraga kwa muganga buri cyumweru iyo bangiriraga impuhwe yanadahari bamaga byibuze ibyumweru 3 kubanje nahoranaga randevu. Nibo rero bafashe icyemezo cyo kumukuramo iyo sonde nini, bambwira ko agasonde akoresha ubu gatoya kagacometse ahantu ho kwihagarika ko ntiyihagarika kuko nta bice by'imibiri ntabyo. Nta wimena inda nagize ibanga ariko ndarimenye rwose banyihanganire ndarimenye. Oya ihangane kandi si ukumugirira nabi nakira, nkabona hari abagira neza bamfashije agakira, nanjye nzaba umumama ushima Imana rwose. Nuko izina we yaje kuryihindurira gute? Byagenze gute? Yari amaze gukura akabona, ariko narabibonaga yahekaga ibipupe, noneho ukuntu agenda nkabona ni agakobwa. Nkajya mbwira tate aka kantu mbona atari agakobwa, bakavuga ati turabona ari agakobwa. Yambaraga imyenda y'abahungu gusa nta n'ikanzu yigeze yambara. Ukuntu byagenze rero igihe cyarageze yanga ko ari umuhungu kuko cyemeza ko ari umuhungu ntacyo yabonaga. Ku mwanzuro yafashe wari warananiye kuwifatira, we arawifatira muha uburenganzira bwe, ahubwo nirutsa mu mutima nawe narabuze ko nzamwita. Bararihinduye Etienne rivuyeho mwirangamimerere ndabihindura mbikuraho. Mwirangamimerere ku mwanditse ko ari umukobwa? Niko byanditse. Ariko ugakivuka mwanditse ko ari umuhungu? Kugeza mu myaka 6 yari umuhungu niko yitwaga. Nuko rero uruhande rumwe urumva kwa muganga mukina kujya guhindura sonde kangahe mu cyumweru? Ubu ngubu ni mu mezi 370 ngomba kukagura. Ahantu bamfatiye nabi ntabwo bagashyiramo tutakaguze, ndakigurira 270 buri mezi 3 ukajya kwa muganga. Njya se hashika ikanyohereza Faisal. Faisal niho bagashiriramo. Kwishyura se mwishyura gute iyo mugeze kwa muganga? Ubwo nako konyine ngura ntago banyishyuza usibye imiti. Banyandikira imiti ihenze yo kwifashisha kunywa. Imiti uyigura ngahe imiti yo? Imiti
iya make ni 24,500. iyo ni ya makeya niyo mugura niyo tugura ngo imufasha nayo kuhoza haba haraje utwanda ama infection azamo kubera ko akoresha ako gasonde. ikibuno se cyo kirakora neza ko nta kibazo. ahandi wambwiye uti abaganga barambwiye ngo mbonye miliyoni 12 na basha kugenda muri Belgique. N'umuganga baramubonye haha nibagezeho bakambwira tumba mama wowe jya muri Minisiteri y'Ubuzima. Naragiye natabaje Kagame nabuze n'umuntu wajya kumvugirayo naramubuze. Wagiye kwa muganga bakubwira ngo iki nyine mu Bubiligi bakwiye ko bamuvura gakira bikagenda gute bakubwiye gute? Umuganga wa Faisal niwe wampamagariyeyo uko nge ntago nabishobora. Babanje gushaka umuganga wabikora, niyo mpamvu bo baramushatse bambwira gushaka amafaranga umuganga yarabonetse. Bakubwira ko miliyoni 12 bamuvura bakashakira umwanya bakamugira umuntu ariko wujuje ibyangombwa. Urabona atari gukura. Yarimo arakura ndabona ameze neza cyane. Si keza. Ni keza cyane. Amara azubwenge azi mu ishuri. Azubwenge ariko yasubiye inyuma kubera kwitekerezaho. Yageze umwana wabaga uwa mbere akaba uwa 13 akagira amanota 40 bitajyaga bimubaho. Kubera ibyo bibazo no kwitekerezaho. Yazongera abo uwa mbere nta kibazo. Ariko mana uba niyo yakira nkipfira nagahinda napfana nako nukuri nako umuntu wazongera kubona ndira azavuga ko ari ingeso mbi. Humura none se ninde wakohereje ngo ujye gushaka ubufasha muri ministeri? N'abaganga nababwiye ko nabuze ubushobozi barambwira ngo nzajye mu mudugudu. Abayobozi nabanyereza ku murenge ngo umurenge nta mafaranga ugira ufasha abarwayi bakambwira nabi. Ubu se wambwira nabi ejo nkakugaruka imbere ubu uri gukomereka. Wakoreshaga wajyaga mu murenge wasubiraga ibyumba n'ubundi gushaka ibyangombwa? Oya ubu mbarizwa i Masaka. Washakiraga n'ibyangombwa ni Masaka? Kicukiro niho najyaga hariya nagiye no kuri TV1 ngo imvuganire. Narabuze amafaranga ya sonde iramvuganira ndayabona nukuri hashize imyaka 3 muvuyeyo. None se mama gatoya uyu munsi umva ko bimaze igihe kirekire ubwo izo miliyoni 12 uko ibintu bigenda bizamuka umunsi kundi ubu 12 bakuye ko n'ubundi zibonetse bamuvura. N'ubu simara kira gisubizo sinakizanye kuyambere yuko akaneje bundi. Kira kiri muri envelope. Yego. Ni CD bafite baduhaye. Ariko n'igipapuro kigaragaza ibisubizo bibabwo birimo nago mbizi. Irimo irafunze. Oya irarangaye. Okay. Uyu munsi rero urumva umwana we mujya mufata akanya mukaganira. Turaganira. Umwana akubwira iki? Umwana uzi icyifuzo afite ngo ajya mbwira ngo aramutse akize ambaza ibibazo. Ambaza ibibazo nk'umwana na nyina. Tise mama ubu koko nzashaka umugabo. Nkamubwira niba kuvura ugakira uzamushaka. None se ubu nzagira inshuti nuzayigira humura. Arambaza yabanje kujya mbaza uko byagenze ndabimusobanurira byo byaciye mu zihe nzira. Naciye kure narabuze aho namuhera mbimubwira. Urumva nta miryango nagize ngo imfate mu mugongo. Nabayeho ncecetse nukuri ngiye kuvuga nenda gushwanyuka. Humura.
komera humura sigaye mbura icyo mbagaburira birumvikana urumva igihe kijya kugera n'ubundi nta mafaranga nayo kujya kwa muganga tantaraguzaguza bazamufunga amadeni arimo kubera twe dusigaye rero tubura n'ibyo guha abana. ugize ujya kuri minisiteri y'ubuzima? Nagiyeyo. Wagezeyo ryari? Hashize amezi 3. Kuri minisiteri y'ubuzima bakubwiye gute? Minisiteri y'ubuzima yavuze yuko igisubizo ngewe ibyanjye akarere ribo bajya babijyana. Wowe nta bushobozi ufite kugera kuri minisiteri? Wagiye ku karere ka Kicukiro bakubwira gute? Nagiyeyo naho bambwira ko bazankorera ubuvugizi ariko hashize imyaka 3. Ibiro by'akarere ka Kicukiro ntacyo biragusubiza? Ntacyo. Ubu ni mugoroba twagiye kuri polisi nijoro nka 5. Wambwiye? Ndabivuga barandika ngo bazankorera ubuvugizi ariko nta ubuse ko bambwiye ngo afande aramamagara katamamagaye. None se kuki wambwiye ngo hari umwana ashaka kwiyahura? Ahora bigerageza sinaguhamagaye ejo cyane. Ahora bigerageza gafite agahinda kandi agahinda ke kazashira yavu. Urumva agahinda ke gakubiye mu mafaranga kandi ntayo mfite. Gukora byaranini urabona mfite amaboko mazima ariko subu ukuntu ndajagaraye na mufite. Umeze gute? Umeze neza gahoro. Uvuga neza mwana wa. Uvuga neza rwose. Ugeze mu wakangahe? Mu gatanu. Nose ni cyatumye usubira inyuma mu masomo? Kuki wasubiye inyuma mu masomo? Warabaguwa mbere ukaba ugeze muri ayo manota yose mama yatubwiye? Gutekereza cyane. Ni iki kintu ukunda gutekereza kikakuvuna? Uko nazavurwa. None se kuki ushaka kwiyambura ubuzima? Ntabwo uzi ko ari icyaha Imana yanga umuntu wiyahura? Bigenda gute se kugira ngo ufate icyo cyemezo tubwire? Mbwira nta kibazo. Mbona ntazavurwa vuba nkagira agahinda. Humura bazakuvura vuba kandi uzakira, sibyo? Ubigenza gute se kugira ngo ubigenza gute? Nanjye ntabwo nzi ukuntu yise. Abigenza gute se kugira ngo yiyahure? Ubu afite ikibazo kugira ngo abikore nawe ntabyabazi. Icyo kibazo nacyo narakivuje. Ni ukuvuga ngo kwitekerezaho n'agahinda kenshi gakabije. Basanze afite ubwonko buto. Cya gipapuro cyo mu bwonko buto hariya cyase hashika. Basanze afite ubwonko butoya. Kubera gutekereza cyane. Ubwonko niko bwari bumeze. Nagiye n'indera. Nacyo kiri hari ikindera. Basanze afite ubwonko butoya. Ntabwo ari ikingiki. Kirebe hariya imanyi kwereke. Ubwo ntazi gusoma sugira ngo sinzi kubijagarika. Hoya nta kibazo kwirirwa uvunika. Reka nkwereke. Kanereke n'abadukurikiye bajye bamenya ukuri. Ni iki? Radiology patient ya Irakoze Diane. The brain shows prominent. Ibibazo nk'ibi byose. Cerebral cortical atrophy. Dr. Sungura Elasto Richard niyo wasinye kuri iki cyemezo. Urabona centre za Université
teaching hospital n'ibya cyashika n'ibya cyashika yego dore n'iby'indera ariko ho bari babonye hano inyuma hari ahantu hahombanye ku bwonko aho urahabona inyuma bene hari inyuma koraho wumve haratebera noneho ho bari basanze ngo ni normal biba ngombwa ko umuganga wanyohereje indera atanyuzwe n'igisubizo abonye cy'indera anyohereza sehashika aragagara ibinavuga ntabyazi arinigagura akanaruka aragagara urumva agaruka mu bumuntu bitinde byaba yakoze ntabyazi urumva kagahinda ko kwitekerezaho karazi ibyo akora ntabyabazi bwonko bwe ngo habuze gato ngo avuka atameze neza paralize abana baba bafite debile ngo habuze gato barambwiye ngo njye muganiriza tumuteteshe watetesha umuntu ufite igikomere ugomba guteta arateta se birakunda ubu ikintu ndi gusaba abanyarwanda baneze amatwi banandeba muri rusange gusabiriza ntabwo njya mbikora nibamfashe umwana avurwe nibongera kubona mvuze bazavuga ko ngira imico mibi wigize kumbwiraho ngo washatse na perezida uramubura wigize ugerageza gushaka perezida Kagame reka da nagerayo se ndahazi akira akunda kugira trauma y'ibyo byose yego noneho kubera ko abatekereza uburwayi bw'umwana nibyo bari kuvugaho cyane noneho niba ku munsi neza hari kwa kabiri batari kwa gatatu icyo gihe bisigaye bikabye cyane ubwo ho yaravuga ati mwana barije Kagame mwambwiriye Kagame nayo ko ndi umunyarwanda nk'abandi mwana barije akamvuriza umwana rwose akamfasha akafasha n'abandi ibyo nibyo yagumye kuvuga nuko urushaka perezida ndamuvuga nagiye nijoro kuri polisi ndavuga mwabyeyi mwamvurije umwana ko ari kumbaza ibibazo muri ubwo buzima reba uburwayi amafaranga ubukene bwaraduteye handi no kurya turi kubura ibyo turya nkababazwa n'abana cyane kuba ku ishuri bakabura icyo barya tekereza umwana ku ishuri ntabwo aryayo kuko arwara n'igifu afite ibipapuro bimwemerera gupfunyika avuye ku ishuri ntari ibyo bigori ntabishoboye ageze mu rugo asanze turaburaye abura ubuzima yicwa n'inzara koko ariko icy'ingenzi cyane ni ubuzima haguma amagara aguma ubuzima kandi yamumaye nayo ibone ko yamumaye mukunze kubera ko hari n'abidaha nk'uyu kandi bakabaho nuko rero uyu munsi wa none rero ngira ngo ubwire wumva ntavunika nagira ngo tubwire nimero ya telefone yawe nomero ya telefone urayizi mu mutwe se ndayizi nimero yawe ugira WhatsApp se mukuru wa tante yanguriye telefone mukuru we WhatsApp urayikoresha nimero rero ya telefone tubwire ni 0788 461 4040 kutazi gusoma se uvugana gute n'abantu bakwandikira ndambaha bakansomera uyu mwana uramwereza akagusomera nese ko nagira mama banga ko nta bagabo ngira reka ntabyo ubwo nta mwanya nabibonera do ubuzima bwanjye ndeba n'ubu aransomera nkamubwira nsubiriza gutya cyayaba adahari tata akanyandikira ntabwo nize kubera ibibazo byose bavuga byose ubu se ababyeyi baza amakuru n'imibereho ufite uyu munsi cyangwa kuva uwo munsi bakwanga ntabwo wongeye gusubiza n'amaso inyuma
oya ntabwo najyayo mvugana n'imiryango kuko barimutse aho babaga bimukiye ikibungo ubu ntabwo bakibibyumba barimutse baragurisha amasambu yose nta kintu bampaye ariko nanjye Imana izama ibyanjye rwose izama ibyanjye baragenda ubu ngo babwiye barumuna banjye bose babashyira hamwe ngo sinzagabane ngo mama napfa ntabwo rero najyayo. ese ni wowe gusa cyangwa muri famiye hari n'abandi banga? barumuna banjye ni ukuvuga mama ukuntu ateye nimba nyanze abashaka bose bakwange noneho niyanga murumuna wanjye nawe bose bamwange ni kameze nuvuga ngo agira mu nyangire ati kurudina mureke twese tumwange. aha naramubajije natayiranga muntu ndamuhamagara bari bayinyibye niko ndi gushaka ikisimbura wambwiye igihe navukiye ni navutse ryari ngo nago mbizi ni none se mvuge ngo iki ngo vuga ko napfuye mvuga ko wapfuye uriho nitamukupa ndamwihorera ariko yakaremye n'ikamena busa si kuva 16 sinarimbura 3 ngo ngire 40 nabayeho nabi tante aranetesha ariko nuko nyine byanga biranga nawe agira agahinda birumvikana. ubwo ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none hari abantu badukurikiye nimero ya telefone mwayibonye wamwandikira no kuri WhatsApp wanamuhamagara mwabasha kuganira ahanini cyane ariko urumva ibyo akeneye cyane ko akeneye abantu bamuganiriza kugira ngo bamuhe n'umucyo ku cyabinzire kugira ngo ibibazo bikemuke. Minisiteri y'ubuzima minisante niba hari umuntu tujya tubona bafasha abantu benshi cyane kwivuriza mu bihugu byo hanze ahanini cyane yenda ugasanga urasabwa transport n'amafaranga azagufasha kwibeshaho mu Bubirigi bakwandikiye transfer kujyana mu Bubirigi urayifite? Bambwiye ko bazayinyandikira babwiye ko nabonye ubushobozi bazatakwandikira transfer bazahita ngo bayima n'ubu baba bambaza bigeze he leta nta kintu irakubwira ariko umuganga we bamaze kumuhamagara. Hasigaye kwandikira transfer. Ubwo reka rero tuvuge ngo abantu badukurikirana abantu beza cyane kandi babazwa n'ibibazo bya bagenzi babo. Uyu mubyeyi nawe mushyire mu murongo wabo mugomba kwitaho ahanini ariko uramutse uzi inzira byanyuramo kugira ngo abone ubwo buryo ufite bushobozi ukamufasha ufite 1000 ufite ngaye wakongeranya cyangwa se ufite n'abandi bantu runaka mushobora kuba mwakwihuriza hamwe byaba ari byiza ejo umwana akabona uburyo akivuza nawe akazabashima Imana. N'uyu mubyeyi yambwiye ati ngewe umwana aramuka avuwe agakira rwose nzahita mbiberege kandi nanjye bizanshimisha kandi umwana nawe ndizera ko nicyo abavuga sibyo irako. Hari ikintu cyo ushaka kuvuga mama? Hari ikintu ushatse kutubwira? Nari ngushimiye nuko bimeze nzahita nkora nzahita ngira imbaraga uzi ukuntu nsinzira ubu ku bitaro bikuru njyayo muri Kasoringi ubu banyandikira ibinini 30 nkanywa nijoro kugira nsinzire ntakanyweye nshobora no kubaho ntasinzira amaso sura ukuntu wajya ngo nywa inzoga amaso yaratokombeye yarahiye ngo iyi mitsi y'ingiyi y'umutwe yarangiritse Gakora iki nababwira abantu badukurikiye tubwire? Je nababwira ko bamfasha nkavurwa nkakira nkabona mama wanjye yishimye nk'abandi babyeyi. Iyo ubona mama asahora arira gutya ukora iki kugira ngo byibuze ahore? Nta kintu wamukorera kuko ntabwo aba anakumva. Rwose amareka tugushimire rero urakoze cyane ku mwanya waduhaye. Namwe murakoze Imana izabaho umugisha uje nagushakaga nimwe nari narabuze. Byibuze se urumva ku mutima urishimye? Ubu nuturya naturya nuko ntaduhari natwe humura Imana kugaburira.
ariko Imana irabizi ntabwo najya mu muhanda ngo ngende nsakuza ngo twashonge ngomba no kugira ibanga bya kinyarwanda urabizi twihagararaho kugira umuco utarico mbikubwiye kuko nakubwiye agahinda kanjye kose ariko nta wundi muntu ushobora kubimenya ko dushonje nitwe tuba tubizi n'aba bana ntibashobora kubigaragaza gusa uwo wagira inzara nabi naracyari muto ahita apfundika umupira mu nda ngo ayo guhagarara bikanga yego rero ngubwira wumva ntavunika reka dushimira abantu badukurikiye n'abantu bagiye kudufasha muri kino kibazo nizeye nashidikanya ko mu minsi ikurikira tuzaba dukora inkuru nziza tubona umubyeyi byibuze yasetse nzahita nseka cyane bazabona nanabaye muto narabaye naba umuntu wese ambonamo ikibazo humura nuko rero turabakunda rero mukomeze kugira ibihe byiza abakunda n'abakurikiye ibiganiro byacu mukore ibishoboka byose aya makuru ntimuyihererane muyasangize na bagenzi banyu kugira ngo byibuze uyu mubyeyi nawe azashima Imana amenye ko hari Imana ishobora byose nakagaruka turabakunda mukomeze kugubwa neza Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.